hari famiye nyankubitana nazo zasohokanye abana bambaye ibitenge, papa yambaye ishati, mama yambaye y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza, njye meze neza ndashima Imana bya hatari, ndashima Imana ibintu byose bimeze neza. Ikindi ndishimye ukuntu mukuru wanjye yamenye kudoda, mukuru wanjye akunda ibintu bijyanye n'imyenda, ubwo mukuru wanjye mvuga nta wundi ni Latifa, akunda ibintu bijyanye n'imyenda kuva kera twize gucuruza mu iduka ry'imyenda, ariko ntabwo ryari iryacu, twari abakozi b'umuntu. Kamindukire bitandeba, ariko mwihangane abantu muri kumva saundi ibyinagira, ntabwo aba bana nari nabashyize mu myanya neza. Ndi kubabwira ukuntu mwihangane, ndi kubabwira ukuntu Latifa yakundaga imyenda, nyine ducuruza, tuza no kugirirwa ubuntu, dukora mu iduka, dukorera abantu, umwe yari uwo muri famiye, undi yari umumama twamenyanye gutyo gusa, nyine aragenda umwana akunda imyenda, egomana bibe kuyigura nyine akumva arashaka kwambara neza, akumva arashaka gusa neza, birangira yize kudoda, birangira abimenye, birangira ari kugurisha imyenda. Ubu iyi kanzu mubona nambaye ni imwe mu makanzu ari kugurisha, yadozwe nande na Latifa. Ndabasabye rero mushyigikire mukuru wanjye, nanjye ubwanjye ndabasabye mumfashe, niyo mpamvu ngiye kuri ino video, ngiye kwambara amakanzu arenga muri 5, mumfashe guhitamo ako mubona kambereye, mubwire ngo uzagura akangaka, nimubona kandi bitanambereye muzambwire ati uzace n'ahandi. Afite amakanzu meza adahenze cyane, nyine ari ndavuga mu gitenge, sinzi ukuntu bino babyita, bitari bya bitenge bisanzwe bifitemo amabara menshi. Ntajya kuvuga amazina numvishije nkaba nangiye kuvanga amadosiye, ariko aya mabara ni meza, aya mabara ni meza, noneho ku muntu w'inzobe biragenda bikaba hwi, noneho ku muntu w'igikara nawe bikajyana, murabizi ko aya mabara agezweho. Ndabasaba rero mumfashe nanjye guhitamo, ndashaka mu makanzu ari aha ngaha nanjye gufatamo imwe, izindi namwe mukazigura. Nukenera kugura izi kanzu cyangwa se washaka wazitwara zose, ushatse watwara imwe, ushatse watwara 3, ushaka kugura iyawe ukagurira mama wawe, ukagurira na sister wawe, ushaka kugurira umugore wawe, ukagurira na mabukwe wawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni gift waha umuntu ntakunyuzemo ijisho. Izi kanzu ni nziza, abazizi murazizi ahantu igera, ni ndende, hafi ya zose ni hano zigera. Ubwo iyo biri bunjabuke nimubona uburebure, mumenye ko nyine ari amakanzu maremare, ntabwo agera mu mavi, ntabwo zose ni ndende. Rero nimba ushaka iyi kanzu cyangwa se izi kanzu, urabyemerewe no kuba wazitwara zose, wahamagara 0786636224. Iyo nimero ni iya Latifa, muyihamagare mumuteze imbere, Imana ibahe umugisha. Ikindi mureke mbereka amakanzu yandi, ubwo muri iyi minsi ndi gukunda ubururu, mumbwire. Iyi kanzu nayo ifite ubururu bwiza, ariko njye nabonye yambayeho nini cyane, sinzi. Iyi kanzu ni nziza. Iriya yindi nayo nambaye bwa mbere, mwabonye ko ifite imifuka hano, iyi ngiyi yo nta mifuka ifite, ariko ni nziza. Kanegere murebe, kano kabara kari hano kari na bene hano. Iyi kanzu ni nziza pe, ku muntu wikundira ubururu hano byaba byaciyemo, ukayambara ukajya gufatira nk'umwana amanota, ukajyana umwana kwa muganga, ukajya ahantu nk'ahantu bagutumiye mu gufata irembo ushaka kuyambara. Ubwo ndi kubabwira ahantu numva habangutse umuntu ashaka kwambara ino myenda, harimo kujyana umwana ku ishuri, wenda kumwe batuma umwana umubyeyi, ariko ubundi ubu abana abana baracyabatuma ababyeyi. Mumbwire, hari ukuntu kera njyewe niga rwose najyaga mbona ku ishuri baho buri mwana, noneho hari nk'umwana wabaga ari
nk'abana nka 3 mu kigo bahoraga ababyeyi babo baje aho ngaho buri gihe, ubu baracyatuma abana ababyeyi cyane, ukagenda ugafata umubyeyi mu muhanda mutanaziranye ubundi akaza akakudundira ku ishuri. Narinze ndangiza primaire nta na rimwe baranambwira ngo papa wawe ari he, gusa kumumbaza byo kuvuga ngo wari he ntabwo bigeze bana umubyeyi. Njye naritondaga, abantu mujya muvuga ko mubona ndishinze ngo meze gute ngo nagute sinzi ahantu mubikura, njye nditonda sana keretse iyo ushatse kumenyera, kandi ibyo ni ibintu by'abantu bose, nta muntu utagira kamere. Iyi kanzu mubwiye ukuntu muri kuyibona, nakunze ubururu bwayo, muri iyi minsi maraye ubururu, hari n'agashati mfite k'ubururu, hari n'agakanzu ntarambara k'ubururu, ariko nta cyizere nifite muri iyi kanzu kuruta iriya nari nambaye bwa mbere. Iriya nari nambaye mbere nabonaga ariyo tujyanyemo ukuntu gakeya bidakabije. Rero umuntu uri buyishime iyi ngiyi irahari, ngo ube wayitwara iyi kanzu umuhamagare ziriya nimero nabahaye, ubundi Latifa bakubita amakanzu meza mujye mumugurira, hano umusirimu ibintu by'imyenda arabizi, araduha komisiyo. Wumvishe mbolea kitu mbolea. Iyi ni iyindi ifite modeli nziza nayo, hasi ndaje mbereke ifite modeli ntabwo imeze nk'iriya yindi nari nambaye. Iyi kanzu irasa neza ku muntu w'inzobe, noneho byaba ari abaye ari n'umuntu wonsa ibere yarikuramo bimworoheye, ni ukuryarurayo. Muhamagare nimero ya Latifa, nongeye nyibasubiremo 0788 63 62 24, abaha amakanzu meza, kandi ntabwo afite aya makanzu yonyine, afite n'ayandi, nuko izi ngizi arizo zabashije kongeraho vuba, kubera ko nari nkeneye kugira iyo mfatamo namwe mukigurira. Ikanzu ni nziza, kanze mbereke akamodeli ifite hasi keza cyane, kandi iyi ngiyi ifite n'imifuka, ariko nanjye rero ntabwo navamo dore imifuka ngiyi. Kanzu nziza bya tarifa ifunzemo neza. Ino kanzu akamodeli kayo ifite pasura, ubaye uri wa muntu ukunda kugenda watambuka neza cyane. Ntimwite ku ibara ry'isutiye kuko ndabizi ko bitajyanye n'iyi kanzu, ariko nashaka kubereka ukuntu ifite akamodeli keza mu mugongo, dore n'aho imbere irafunze neza. Iyi kanzu ni nziza pe. Iyi kanzu uri umukobwa wayambara, uri umumama wayambara, umuntu w'inge ni modeli chere, nta mukecuru wabyemera, kandi nizi yashakaga cyajya neza yari ari kuvuga, ahubwo wowe uraba umukiriya wa mbere. Ubu ibintu by'amadira ababyeyi bacu bagiye baba babishyize ku ruhande, bambare zino kanzu, nizo zirimo zirakubita muri iyi minsi. Nigi ni ndende, nta yindi modeli ifite ku ruhande, hasi nta n'imifuka ifite, ni gutya imeze. Iyi kanzu ni nziza. Rero njyewe ubu iyi kanzu nambaye nta yindi nabanje, ziri mu kanzu ziri gukurura umutima wanjye gutya. Muhamagare Latifa bakubita amakanzu meza. Iyi kanzu rero yo irihariye, murabona niyo waba uri munini cyane, njya kuvuga izina ry'umuntu nzi munini, niyo waba uri munini cyane wajyamo. Ikindi waba mutoya nkanjye aha nabwo wajyamo. Ngiye kuzirika imigozi irimo hano mo imbere, apana bya bindi imigozi bayishyira inyuma. Latifa ni umudaheri ni umutayeri w'ikinyejana. Imigozi irimo hano mo imbere, hari ukuntu bayishyira hano ukabona bimeze nabi. Aka kantu ntimugire ngo ni akadefo k'umwenda, ni ikabutura nambariyemo imbere, ikaba igufashe gutya. Washatse wazirika nk'uku naziritse cyangwa ukoroshyamo. Iyi kanzu nayo ni nziza.
ni nini, ni ndende, hasi nta yindi moderi, nta nubwo ifite imifuka, moderi ni iyi ngiyi kwaje kwa pla. Dore n'inyuma, uyu mwenda nuwubona ntiwibaze ngo kiriya kintu se buriya ngo nakigura, ngo ni kinini, ngo nakijyana hehe. Hari ahantu henshi navuze, ugiye ahantu bagutumiye nko mu irembo, usanzwe bifite imyenda migufiya nkanjye aha ngaha, ushobora kuyigura ukaba ugiye usa neza, ushobora kujya ku ishuri ry'umwana, ushobora kujyana umwana kwa muganga. Oya, ni iby'abantu bose, ubaye uri nk'umusilamu washyiraho igitambaro kijyanye. Wenda ko ashaka ko hejuru, ariko atanabishaka yanabyihorera. Hari igihe ubaye wiyizeye ukuntu usa neza mu mutwe, atari nk'ibi byanjye bya rupigapiga, wagenda nta kintu kirimo. Gusa zino kanzu ntago akenshi n'ahandi hantu bazicuruza ntabwo ziba zifite ibitambaro. Wanguriye se? Ziri hano ariko si izanjye zose, nguriramo imwe. Wowe uri kubona ari izanjye, ndagushimiye. We ntayo wabonye ya mbere se? Ni nini, njyewe ningira iyo mfoto ndayigabanyisha. Ni ukuriya kuntu nyine yadoze ku buryo buri muntu wese yajyamo, noneho wowe utabishima ukigabanyishiriza. Ubu biransaba kujya i Gisenyi ngatanga ibipimo, cyangwa azaza. Ntabwo njyewe nzaza gutanga ibipimo nk'umukiriya, uzaze inaha nguhereze ibipimo byanjye, ufate n'iby'abana tuzambara ibitenge. Ariko hari famiye njya nkubiterana nazo zasohokanye abana bambaye ibitenge, papa yambaye ishati, mama yambaye biriya bintu ntabwo nabyambara. Iyi ngiyi niyo kanzu ya nyuma mu makanzu yari ari hano. Iyi kanzu ifitemo imifuka, ndi kubona nayo ari nziza, ndi kubona ifite ukuntu imbereyemo gakeya, nabanje kujya kwireba mu kamiruwari. Ni ndende, ndi kubona itarangaye hano hejuru cyane kuko ukuntu ndi mutoya ngo byaba bigaragara. Iyi ngiyi kumwe na yindi ya mbere, abantu muri bumfashe guhitamo mumbwire hagati yazo zombi iyo nahitamo, kuko sinazitwara ari ebyiri ngo bikunde, ngomba gufatamo imwe niyo mfitiye ubushobozi aka kanya. Ariko iyi ngiyi ndi kuyiha amanota menshi kuruta iriya ya mbere, namwe mumbwire ukuntu muri kubibona. Ndabasaba rero gusapotinga mukuru wanjye, muhamagarira nimero ye cyangwa se mumwandikire. Nugira ikanzu ukunda ufate screenshot uyimuhe, umubaze amafaranga, umubaze n'ibindi byinshi wifuza. Ikindi ntabwo bivuze ngo ni lazima ufate kuri izi ngizi, ushobora no gutanga komande ukanamuha indi modeli wowe ushaka. Mushobora kuba muri abantu benshi, urugero hari nk'ukuntu abantu bajya muri bride shower cyangwa mu mwito bambaye ibintu bisa, ushobora kuba mwamukubita icyo kiraka nacyo yagikora. Ntabwo akora ibintu bitoya gusa, ushobora kuba ukeneye imyenda irenga 5 cyangwa 10, nayo yayidoda akayiguha ukaba umeze neza. Hari n'undi mwenda umwe dekopine n'ubu hari abantu baturimo ideni ry'itise bambara ngo bahindura noneho bazanyica. Hari undi mwenda ngiye kubereka ariko sindi buwambare wonyine, bitewe n'uko ari abaya. Ubwo hari umuntu ushaka kudapfa kuhita yumva ngo abaya ni ibiki. Kera babyitaga ngo ni shabara, niko iyo niyo mvugo meruka ya kera yahita yorohera buri muntu. Iki rero kize hano inyuma, ushobora kucyambara ugashyiramo kora n'agasengeri cyangwa n'akandi kantu ko ariko kose, ukakirenzaho. Ino abaya ifite n'igitambaro gitoya ushobora gufunga uko ubonye nyine biri aho ngaho byoroheje, ukaba usa neza. Kimwe nk'uko ushobora kuba wifitiye agasarubeti ubona nyine kagaragaza imiterere yawe yose, utakambara konyine ukarenzaho ino abaya. Nayo turayigurisha nta mikino. Icyiza kino abaya ifite amabara meza, ushobora gushaka nk'ikanzu isa ubu ni ubururu ni icyatsi, iri bara ririmo hano
cyangwa aka k'umuhondo, nyine ibara rimwe muri aya arimo hano, warangiza ukakambaramo imbere ugashyiraho ino bayi ugakubitaho inkweto ifunze y'abatipe, waba wambaye neza, waba usa neza byatari. So rero amakanzu ni ayo ngayo ndayasoje. Hari amakanzu muri aya ngaya agiye afite udutambaro dutoya ushobora kuba wafunga hano gutya imbere, apana igitambaro cyakorwa umutwe wose, ntabwo ari yose ariko ni nk'amakanzu nk'abiri. Kandi mbibereke, hari ushobora guhita yifuza kugura ifite ako gatambaro. Harimo iriya abaya, hakaba n'iyi ngiyi ya kanzu ya mbere nambaye, hakaza na ya yindi ifite moderi y'ibisazi mu mugongo ariyo y'iyi ngiyi. Ni udutambaro duto cyane two gushyira hano, nyine murabizi akenshi bifasha n'umuntu iyo afite nk'ibisuko bishaje hano imbere, ushaka kwambara ukahita ukubitamo, umuntu yabibona akagira ngo ni bishyashya, byahebye ukajya bishaje bimeze nk'abibi kajya. Mwakoze rero abantu mwarebye ino videwo ntoya cyane, mumfashe guhitamo, ndabakunda cyane. Ndabasaba rero abantu banjye munkunda munshyigikira mu bintu byose, mumfashe bya bindi twiyemeje byo kuba uyu mwaka warangira, cyangwa se mu kwa 11 hakaba hagera 200,000 narabyujuje. Ariko kandi nta nubwo nabura no kutabashimira n'aho bigeze, n'uburyo mureba videwo zanjye bya buri munsi. Ndabashimira cyane, mukomeze mushyigikire, musapotinge mu buryo bwose bushoboka, mume komenti, mumbwire ikintu nakora, byose ndabibona. Nubwo hari igihe wenda ntajyaho ngo nsubize buri kantu ku kandi, ariko mba mbibona. Ikindi rero sinagenda nababwiye yuko mugomba kwitaho mugasa neza, haba ku ruhu, mukagabanya ibiro. Murabizi kubyibuha cyane bikurura uburwayi, bikurura ubunebwe ahatari ngombwa, bizana ibintu byinshi cyane. Muri Sunroots rero nongere mbibutse yuko batagira imiti y'abadamu gusa, bagira n'imiti y'abagabo. Hari imiti ifasha abagabo ibintu byinshi, hari ifasha abagore ibintu byinshi. Ariko mana we, hari ifasha abana, hari abantu murwara constipation, hahandi muba mufite gahunda yo kuzajya kubagwa, mushaka mubanze mugere muri Sunroots mubabwire ibibazo mufite, mugende babavura ama infection n'ibindi bintu byinshi cyane. Ibintu byo muri Sunroots ntabwo nabivugira aha ngaha ngo birangire. Muhamagare 07-20-36-510, iyo niyo nimero yabo. Ikindi bakorera i Nyamirambo kwa Gisimba hafi na sitasiyo Olex. Wahageze ntabwo kuhita ugera kuri Sunroots bisaba iminota irenga umunota umwe, ahubwo uhagaze kuri sitasiyo mu munota umwe no kuhita ugera kuri Sunroots. Imana ibandindire, ndabakunda cyane, bye.